ubwo Major General Paul Kagame yavuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari agiye kwiga hanyuma akaza kuyobora urugamba. Iki gihe Paul Kagame nibwo yasanze ingabo zacitse intege hanyuma yihutira kuzisaba kuva mu birindiro zikongera kwisuganyiriza ahantu hamwe. Iki gihe Paul Kagame nibwo yakoresheje inama n'abasirikare bakuru bari icyo gihe, hanyuma niko kubanza kubabaza uko urugamba rwagenze mu minsi ya mbere. General Retired Fred Bingira iki gihe yavuze ko nawe yabonaga ko urugamba rwo kubohora igihugu rutagishobotse. Iki gihe nawe yari afite gahunda yo gusubira muri Uganda. Iki gihe abasirikare benshi bari bacitse intege nabo basabaga ko urugamba rwahagarara hanyuma bagasubira inyuma muri Uganda. Gusa ibingibi ntabwo byari gukunda kuko bari baravuye muri Uganda batorotse nta muntu n'umwe ubizi. Paul Kagame bitaga Fande Peace iki gihe nibwo yabazamuriye icyizere mu basirikare bakomeye ndetse n'aboroheje, abaza biteguye abari bo gukomeza urugamba, abasobanurira babwira ko ibintu bigomba guhinduka kandi ko bagomba gutsinda urugamba nta kabuza, ahubwo ababwira ko gusubira inyuma bidashoboka, ko intego yabo ari imwe, ariyo kubohora igihugu ndetse no guhagarika ubwicanyi bwarimo gukorerwa abatutsi. Iki gihe Paul Kagame nibwo yahise ahindura uburyo bw'imirwanire ava kuri convention warfare azana uburyo bwitwa mobile ndetse na guerrilla warfare. Mutangiye muri 200 mukayigeraho muri 20, icyambere murayigeraho mukayifata ariko ntimushobora no kwirashisha kandi yabamaze. Nuko twarwanaga twari like ibyihebe just icyo twari dufite ni courage iteye ubwoba, iyo courage rero afande yayubakiyeho and abanza aradukusanya atwereka ko turwana nabi. N'abakamandazi yahasanze abakusanyije barahari, bamwe baracyahari, basamukaka ba Dodo. Aya ngaya ni amayeri ya gisirikare yifashishwa aho ingabo z'impande ebyiri zihanganye ziba zirwana mu buryo busa nkaho zirebana. Iyi ngiyi ni imirwanire imaze ibinyejana byinshi. Ubwo kubohora u Rwanda byatangiraga iki gihe ntibyagenze neza nk'uko buri wese yari abyiteze. Fred Gisa Rwigema yarashwe n'umwanzi ku itariki ya 2 Ukwakira mu mwaka w'1990 nyuma y'umunsi umwe w'urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye. Icyo gihe ariko ku ruhande rw'ingabo za FARC ibyishimo byari byose. Iki gihe babyiniraga ku rukoma bavuga ko inyenzi bazivuniye umuheto ko nta n'umwe usigaye. Iki gihe Paul Kagame nibwo yahise ahindura uburyo bw'imirwanire ava kuri convention warfare azana uburyo bwitwa mobile ndetse na guerrilla warfare. Igitero cya mbere cyagabwe hifashishijwe imirwanire mishya cyari cyo gufata Gatono mu ntangiriro z'Ugushyingo. Icyo gihe icyo gitero cyakozwe na batayo yari yobowe na Colonel Twahirwa Rudoviko wari uzwi nka Dodo. Abaza amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda bavuga ko ari igitero cyari giteguwe neza kandi giteguranye ubuhanga kuko aricyo cyazamuye morale mu ngabo za RPF Inkotanyi. Iki gihe ingabo zakirwanye nibwo zari zikinjira ku rugamba kuko ntabwo zari zizi neza ibyabaye mu minsi ya mbere y'urugamba rwo kubohora igihugu. Umunsi byemejwe ko Gatono yafashwe ni nawo munsi ku rugamba byatangajwe ko Fred Gisa Rwigema yitabye Imana itakiri muzima. Iki gihe amarira yasaza imitima ya benshi, ariko bongera gushyira agatima impembero nyuma yo kubona ko intambwe ya mbere yemaje guterwa. Yaba mobile ndetse na guerrilla warfare niyo yatumye urugamba rwo kubohora igihugu rushoboka. Iki gihe ingabo zahise ziva mu Mutara zihita zimukira mu Birunga, akaba ari naho zateguriraga urugamba ndetse kandi zikanakorera imyitozo. Guerrilla warfare niyo yakoreshejwe mu gufata umujyi wa Ruhengeri. Uyu nguyu ni wari umujyi wa kabiri ukomeye cyane nyuma y'umujyi wa Kigali ndetse kandi akaba ari no umujyi wakomokagamo benshi cyane mu bayobozi bari bakomeye mu gihugu. Icyo gihe nibwo hahise hafungurwa bamwe mu banyapolitiki bari barafungiye muri gereza ya Ruhengeri. Ubu buryo bw'imirwanire bukoreshwa iki gihe hifashishijwe abasirikare bake hanyuma bagatera ahantu runaka hateguwe bagahita basubira inyuma mu gihe umwanzi akwiye imishwaro. Muri guerrilla warfare ni abasirikare batatu bashoboraga kuyogoza agace kose runaka ku buryo umwanzi yakekaga ko yatewe n'abasirikare amagana. Ubu buryo kandi nabwo bukoreshwa cyane mu guca ibice umwanzi buzwi nka ambushi. Ahangaha umwanzi agatererwa ahantu runaka akisanga atazi ibimubayeho. Ubu buryo kandi nabwo bukoreshwa mu gusenya ibikorwa remezo umwanzi abakoresha. Urugero ni nko gusenya ibiraro ndetse n'ibindi. Gusa ubu buryo mu rugamba rwo kubohora igihugu ntibwigeze bukoreshwa kuko RPA yari izi neza ko yazagorwa mu kubwubaka mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwaba rurangiye. Intego nyamukuru byari ugutuma umwanzi acanganyikirwa. Uburyo bwa mobile warfare ni uburyo bujya kumera nka guerrilla warfare ariko aho bitandukaniye ni hamwe. Iyi ngiyo ibigamije kureba neza intege nke z'umwanzi akaba ari naho umutera umuturutse. Muri ubu buryo ingabo zikata imiyoboro yose ishobora kuba yatanga ubufasha ku mwanzi hanyuma akagoterwa hagati ku buryo atsindwa uruhenu. Amateka agaragaza ko mu ntangiriro z'intambara ya kabiri y'isi yose
Abadage bakoresheje uburyo bw'iyi mirwanire mu gitero cyiswe Blitzkrieg hagati y'umwaka w'1939 kugeza mu mwaka w'1941. Iki gihe bari bahanganye na Pologne, Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ubu buryo nibwo bwatumye Abadage bagotera ingabo z'ibyo bihugu hagati, hanyuma babasha kwigarurira ibice binini cyane muri icyo gihe kandi mu gihe gito cyane. Mu ntambara ya Koreya yabaye hagati y'umwaka w'1950 ndetse n'umwaka w'1953, Abashinwa nabo bakoresheje ubu buryo bw'imirwanire. Icyo gihe ingabo zitwaga Chinese People Volunteer Army. Iki gihe nizo zagabye ibitero mu masaha y'ijoro mu buryo bwari butunguranye cyane, hanyuma banesha ingabo nyinshi cyane. Ubushobozi bwo kwihuta nibwo bwatumye mu buryo bushoboka. Mu ntambara yiswe y'iminsi 3 umwaka w'1967, ingabo za Isiraheli nazo zagabye iki gitero cyifashishijwe aya mayeri yitwa mobile warfare, maze zibasha gutsinda abaturanyi babo b'Abarabu. By'umwihariko intego ya mbere ya mobile warfare ni ugutsinda umwanzi mu gihe gito. Ibyo ngibyo bigashingira ku makuru y'ubutasi uba umufiteho, imikorere y'igisirikare cyawe isengera umugozi umwe, aho amategeko ava hasi akagera hejuru yumvikana nta rujijo. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku mayeri y'imirwanire mu bya gisirikare RPA yakoresheje mu rugamba rwo kubohora igihugu guhera mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994. Njye mwabanye muri iki kiganiro, ndi Thierry Muhumuza, ndabashimiye.